noneho tugiye kuvuga kuri depression cyangwa se depression, indwara y'agahinda. Iyi ni indwara yayogoje abantu benshi kubera yuko ni indwara ikunda kugaragara mu ndwara zose z'umutwe, niyo ndwara ikunda kugaragara ahantu ari hose ushobora kujya. Mu Rwanda amastatistike agenda agaragaza yuko hagati y'10 na 20% y'abantu bashobora kuba bafite indwara y'agahinda. Ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko ari 12%. Ariko mu bindi bihugu hari ubwo ushobora gusanga binagera kuri 30 cyangwa se 40%. Depression ni iki? Ese ifite ibihe bimenyetso? Ese iterwa n'iki? Nihe bintu bishobora gutera depression? Ese ni gute umuntu ashobora kwitwara igihe aramutse afite depression? Ni iyihe nama umuntu yamugira ibintu ashobora kubigenza kugira ngo yumve ameze neza? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri ino video. Njye nitwa Gami the Psychologist. Ntiwirirwa gukora subscribe, like, share na comment. Nuko nibyo tuvuga. Ibyo byose bidufasha kugira ngo message ubutumwa dutanga ubashe kugera ku bantu benshi. He kugira ikintu na kimwe yibagirwa. You can subscribe now and leave a comment and like and share, of course. Depression ni iki? Ubundi depression ibintu biranga iba uruhurirane rw'ibimenyetso. Ntabwo uvuga narwaye depression kubera akantu kamwe. Ni uruhurirane rw'ibimenyetso. Ariko hari ibimenyetso bitagomba kubura muri depression. Icya mbere ni ikintu kijyanye n'agahinda, wumva kabaga kabishe cyangwa se kumva ubabaye utishimye ku buryo bishobora kumara umunsi wose. Bikareka no kumara umunsi wose ugasanga bimaze ibyumweru wumva ubabaye, igihe kinini ukimara ufite agahinda ubabaye. Ni ukuvuga hari ukubabara kugira agahinda ariko kakaba gakabije, kakaba gashobora kumara n'igihe kirekire. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora kuranga depression. Ibitandukanye no kumva wabaye kubera hari ikintu cyabaye cyangwa se kwa kundi ubyuka utameze neza kumva urabaye bisanzwe. Icyo gihe ntabwo ushobora kubyita ko ari ikimenyetso cya depression. Agahinda karanga depression cyangwa se karinda indwara y'agahinda gakabije ni kagahinda kaba gakabije kuba kenshi ndetse gashobora kumara igihe kirekire, byitwa depression karengeje ibyumweru 2. Ikindi kiranga depression ni kwa kundi wumva nta kintu na kimwe kigushishikaje. Ibintu byose wakunda gukora ukumva nta kintu ushaka gukora. Wakunda gusura inshuti ukumva nta ushaka gusura inshuti. Wakundaga gukora akazi runaka, wakundaga gukina ikintu runaka, ukumva byose wakundaga kuryoherwa byakuryoheraga ntabwo ugishaka kubikora. Ibi ntabwo ari bya bintu bipfa ngo biraba umunsi umwe, ni ikintu kiba kumva kibaye igihe kirekire birenze ibyumweru 2. Icyo gihe ushobora kuvuga ko ari ikimenyetso gishobora kuranga, gishobora kugaragaza ko umuntu ashobora kuba afite agahinda gakabije. Ikindi ni ikintu kijyanye no kutaryoherwa n'ibintu byakuryoheraga ubusanzwe. Hari kumva udashishikaje no kugira ikintu ukora, ibyo tumaze kubivuga, ariko hari na kwa kundi wumva ibintu byagushimishaga bitakigushimishije. Wakunda gucuranga, wakunda gukina umupira, ntabwo bikigushimisha. Wakunda indirimbo runaka, ntabwo zikigushimisha. Ibyo byaba igihe kirekire, igihe kirenze ibyumweru 2, ukumva yuko bishobora kuba ari ikimenyetso cya depression. Ntabwo ari byo gusa bishobora kuranga depression, hari n'ibindi. Hari kudasinzira neza. Hari ubwo kuri bamwe ashobora gusinzira cyane ugasanga ushaka kumva uhora uryamye, nubwo iyo uryamye udasobanuye ko ubusinziye ariko kumva ushaka guhora usinziye. Hari no kumva wabuze ibitotsi, nabyo bishobora kuranga depression. Ikindi hari ubwo ushobora kugira ibibazo bijyanye na concentration cyangwa se uburyo ushobora kwibanda ku kintu ukagitindaho. Niba uri ku kazi ugasanga ikintu ushobora kukimara iminota 2 ugahita wumva urakirambiwe cyangwa se ntabwo kugifocus ngo bikorohera. Niba uri ahantu kureba televiziyo ugasanga ntabwo ushobora kureba iminota 2 ubwonko butagiye gutekereza ibindi bintu. Icyo gihe ushobora kuvuga ko ari kimwe mu bintu bishobora kuranga depression. Hari nubwo abandi bantu, hari bamwe bashobora kugera kuri depression ishobora gutuma yumva ashaka yarambiwe ubuzima, ashobora kwiyahura. Ahangaha ni kimwe mu bimenyetso biba binakenewe ubufasha bwihutirwa kubera yuko bigaragaza yuko depression iri ku rwego hejuru. Ikindi kimenyetso gishamikiye ku cyo ngicyo ni ikintu kijyanye no gutakaza icyizere cyangwa se
kumva wihebye, kumva yuko hazaza nta kintu gishobora kuzaba cyiza, kumva yuko kuba urwaye ikintu runaka gishobora byanze bikunze ariko uzahora umeze. Icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso biranga depression. Hari ibindi bidakunda kugaragara ariko nabyo bishobora kubaho ku bantu benshi, nko kumva kugabanuka k'ubushobozi bwo kwibuka, asanga uri kwibagirwa ibintu vuba. Ibyo nabyo hari abantu bikunda kubaho iyo bafite depression. Hari bamwe usanga babuze apeti cyangwa se ukagira yagize apeti nyinshi ari kurya cyane. Ibyo ngibyo bishobora kuranga depression. Hari abandi usanga yacitse imbaraga, kumva ari guhora ananiwe cyangwa se nta mbaraga mu mubiri afite, mood ye ari guhora ari hasi, nta mbaraga zo kugira ikintu kimwe akora. Ibyo bishobora kuranga depression. Hari n'ibindi noneho byo kumva wiyanze cyangwa se kumva wicira urubanza, kumva ikimwaro cyangwa se kumva udafite agaciro uri umuntu wo hasi. Ibyo ni bimwe bintu bishobora kuranga depression. Ni byinshi, ntabwo ari ukuvuga ngo byose uri buze kubigira. Hari iby'ibanze twavuze ushobora kugira, ariko muri make iyo ufite bya bindi twahereyeho, agahinda gakabije, kumva ibintu byose nta kintu na kimwe kigushishikaje, ukagira n'ibindi byinshi usanga ufite, ushobora kugaragaza yuko ushobora kuba ufite depression. Ese depression iterwa n'iki? Ese ni ibihe bintu ushobora kuva yuko byakubaye ushobora kuba byateye depression? Ndashaka kuvuga ku bintu bitatu bishobora gutera depression. Nizeye yuko hari byinshi bishobora kubitera, ni ibintu biba bishobora kongera ibyago, ariko reka mvuge ibintu bitatu nemeza yuko bigira uruhare runini mu kugutera depression. Ikintu cya mbere ndibuze kucyita umubiri cyangwa se uko umubiri uteye. Ubundi hari aho ubushakashatsi bugeze muri no minsi, barimo baravuga yuko ikintu cyitwa inflammation ni uburyo umubiri ushobora ukoresha wirwanaho, ariko iyo bikabije bitangira noneho gutera ibibazo umubiri, ugasanga ibintu runaka cyangwa se imisemburo runaka yarekuwe igomba kukurwanaho, ariko kubera yuko kurwanaho nta n'ikibazo gihari, ugasanga niyo gutera indwara nka za ndwara zikunda kubaho nka allergie za asthma, zishobora kuba zatewe n'ibibazo by'umubiri mu bijyanye n'ubwirinzi. Inflammation ni imwe muri kondisiyo cyangwa se kimwe mu bintu bigaragaza yuko bigira uruhare runini muri depression. Kuvuga ugasanga nta stress ufite, nta bibazo bindi ufite, ariko kubera ukuntu umubiri uteye, imisemburo isohora cyangwa se ibinyabutabire umubiri urasohora kugira birwane, ugasanga nabyo birimo biragira uruhare mu kugutera depression. Niyo mpamvu iyo umuntu yagize depression biba ari byiza ko ajya kwa muganga, kubera yuko bashobora kumuha imiti ishobora kumufasha kugabanya iyo inflammation, akabasha gukira. Ikindi kintu gishobora kugira uruhare mu kurwara depression ni ikintu kijyanye na stress cyangwa se guhangayika, cyangwa se ibintu bikubaho bikagusigira ibikomere bishobora gutera stress. Bishobora kuba ibintu byakubayeho kera ariko bikaba umubiri ukibyibuka, we ushobora kuba utanabyibuka ariko umubiri wawe ukibyibuka. Bishobora kuba stress ubayeho ubuzima bwawe bwose, ugasanga ahantu bagoza ku nkeke. Ibyo ngibyo bishobora kugushiraho, kukugiraho ingaruka nyinshi, ushobora kugutera na stress iri ku rwego rwo hejuru, byagutera depression. Ku kazi stress uhura nayo, kudasinzira nabyo bishobora gutuma stress yirundanya umubiri, ku buryo ushobora kugira depression. Ayo matrauma cyangwa se ibikomere wagize byose bishobora kuza bikabyara stress mu mubiri, bishobora kugutera gukangura cyangwa se gutuma utangira kugira depression. Stress n'ikindi twahereyeho cy'uko umubiri uteye cyangwa se ibintu bijyanye na inflammation. Icyo kintu cya bibiri tumaze kuvuga. Ikindi kintu gishobora gutera depression ni kijyanye nanone na genetics cyangwa se uko umubiri uteye mu bijyanye n'amaraso cyangwa se amaraso abantu bakubyaye baguhaye. Hari ubwo niba umuntu sogokuru wawe yaragira akunda kurwara depression, hari ubwo biba byaraterwaga na genes ku buryo zishobora kukuzukiraho, ugasanga niwo zise zizaho, ku buryo aga stress gatoya gashobora gutuma ugira depression ugereranije na stress abandi
bashobora kubagiraho. Nubwo ibyo bintu bitatu ari byo mvuze, hari ibindi bintu byinshi bishobora kongerera ibyago byo kurwara depression. Twarabivuze ku bintu bishobora kugira ingaruka ku bwonko. Ushobora kureba video turuze kwishira muri description, ushobora kwibona. Urugero nko kumenya uburyo amaraso atembera, hari ubwo ushobora kurwara depression kubera intungamubiri zitari kugera ku bwonko mu buryo buhagije, kubera hari igikomere cy'ubwonko wagize, wenda warakoze accident, kubera hari ibitekerezo bitari byiza wahoze urabwirwa cyangwa se ukunda kwibwira. Hari byinshi bishobora gutera depression. Ibyo nuko ari byo nahisemo kugira ngo video itaza kuba ndende. Reka ubu ngubu noneho tuvuge ku bintu ushobora kwifashisha kugira ngo uhangane na depression cyangwa se ubashe kwifasha. Ubundi uburyo bwa mbere bwiza nubwo kureba umuntu ushobora kugufasha, psychologist cyangwa se psychiatrist cyangwa se umuganga, umudoctor, akaba ashobora kugufasha. Impamvu ari we muntu wa mbere wakwiye kugana nuko ari yuko ashobora kumenya ko ufite depression mu by'ukuri. Wowe biragoye ko wayimenya, nubwo iyi video ushobora kubwira ibimenyetso ugashobora gukeka, ariko ntabwo wabyemeza. So kureba umuganga ashobora kugufasha, cyangwa se umuntu wabihuguriwe kugusuzuma akamenya ikibazo ufite nyacyo. Ashobora no kugufasha kumenya ikintu kibitera, kubera yuko bitewe n'ikintu kibitera ashobora kugufasha kumenya ubwoko bwiza bw'ikintu ushobora kugufasha kurwanya depression. Ikindi baba bafite amatekinike atandukanye ashobora kugufasha kugira ngo uhangane na depression, ari advanced, amwe bigoranye ko twayigisha no kuri video, bashobora kuyakoresha. Bashobora no gukoresha imiti, niwagannye umuganga, psychiatrist ashobora gukoresha imiti ku buryo igihe ufite ikibazo kijyanye na biology cyangwa se uko umubiri uteye, aba ashobora kugufasha kugikemura. So kureba umuganga nicyo kintu cya mbere. Ikindi ushobora kwifashisha ni ikintu kijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri, siporo. Ubundi kubwira umuntu ufite depression ngo akore siporo ni kimwe mu bintu ntekereza bingora gukora, kubera yuko hari ubwo no gukora iyo siporo kiba ari ikimenyetso kuba byaramunaniye, aba abona atabishobora. Ariko ku muntu ushobora kubikora ni kimwe mu bintu bishobora gutanga itandukaniro. Ubushakashatsi bugaragaza yuko siporo ukoze buri munsi ishobora kugira ingaruka ziri ku rugero nk'urwo gufata imiti ikunze gukoreshwa igihe abantu bavura depression. Kuvuga yuko siporo ubashe kuyikora, hari ubwoko bwinshi bw'amasiporo. Ushobora kugenda iminota myinshi, ushobora kwirukanka, ushobora gukina, ushobora gukora yoga, harimo bivanze na meditation, kuko na meditation ishobora gufasha ku bintu bijyanye n'agahinda. Ushobora guhitamo siporo bitewe n'ikoroheye, cyangwa se iyo umenyereye, cyangwa se iyo ubona ishobora kugufasha kurusha izindi zose. Ariko umuntu ufite depression, sports nge mbona ashobora kwimwandikira igihe ashoboye kuba yayikora. Ikindi kintu cya gatatu ushobora kwifashisha kugira ngo uhangane na depression ni ikintu kijyanye no kwandika, cyangwa se ushobora kutandika ariko ukareba undi muntu ushobora kwibwira. Kuvuga ukuri, kwiyumva, ushobora kubyandika. Ukubyandika ni kurushaho kubisobanukirwa. Ushobora kwandika uti aka gahinda karakabije ku kigero cy'50% n'urugero, urumva karakabije cyane. Ukubyandika ni kurushaho kubisobanukirwa. Ese ubundi katewe n'iki? Ese ubundi kiyongeye cyane bitewe n'iki? Ukabyandika. Ibyo byose bishobora kugufasha. Ese ubundi ni ibintu birimo birambabaza kano kanya? Uko wandika ayo marangamutima bishobora kugufasha kuyasohora ku buryo wumva urushaho kumera neza. Ushobora kutabyandika kubera utayimenyeye, ukaba ushobora kubibwira inshuti. Ibyo bishobora kugufasha. Indi tekinike ushobora kwifashisha nka bonus ni ikintu kijyanye no kwita ku mirire cyangwa se ku bintu urya. Ubundi ubwonko hari ibintu bukenera. Niba bukenera amaproteine ugomba kuyabuha. Niba bukenera vitamini B, vitamini B iboneka mu bintu byinshi bitandukanye, inyama, amagi n'ibindi, ibinyampeke n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kubera iki utabikoresha ukagira nibura ubwonko ntibugire depression kubera bwabuze vitamini B. Twahoze tuvuga ku bintu bya inflammation, cyangwa se ku buryo umubiri ushobora gukora ibintu biwufasha ariko bikabashobora no kuwangiza. Iyo umuntu akoresha ibintu birimo imbuto cyangwa se imboga cyangwa se amasalade, bimwongerera kurwanya izo bishobora kuba anti-inflammatory, cyangwa se kurwanya iyo phenomene ibera mu mubiri ikaba ishobora gutera depression. Imirire rero ukayitaho,
ukora research ukareba ibintu bifasha ubwonko, ibintu by'intungamubiri ubwonko ibyo ari byo, ukabasha kubifata. Ndetse iyo ufite depression ugomba kubifata ku bwinshi kurusha ibindi bintu byose wakwiye gufata. Hari ubwo depression gutera kubura apeti, ubwo nibura utuntu duke wariye twakwiye kuba bya bintu ubwonko buze gukenera ku buryo utashobora kurushaho kugira apeti. Izo akaba ari zo tekinike enye ushobora kwifashisha kuri depression, ariko nk'uko nabivuze iya mbere niyo kureba umu professional, umuntu wabyize akaba ashobora kugufasha akakumonitoringa ku buryo ubasha gukira ku buryo bwihuse. Ushobora kwifasha bigatwara igihe kirekire, mu gihe umuntu yari kugufasha bikaba ushobora gutwara igihe gitoya kisumbuyeho. Nibyo ngibyo twavugaga depression. Nizere yuko wabashe kumenya ibimenyetso byayo ndetse n'ibintu bishobora kuyitera ndetse n'ukuntu ushobora kwifasha. Ese nike wabonye wemeranya nacyo mu bimenyetso cyangwa se mu bintu bishobora kugufasha? Ese nibihe bintu bishobora kuzavugaho mu butaha bijyanye na depression? Byose ushobora kutubwira muri comments. Nitwa Gaminde Psychologist, reka tuzongere kubonana ubutaha. Murakoze.